Ladies and gentlemen, beautiful girls, bantu banje nizere ko meze neza bice bigiye bitandukanye by'igihugu, uri mu majyaruguru, iburengerazuba, amajyepfo, umujyi wa Kigali, nawe uri mu ntara ya diaspora. Nizere ko gahunda za ibintu bye byose bikomeje kugenda neza. Ndagushimiye kuri hano, ikaze kuri Over TV. Nizere ko ibintu bye byose bikomeje kugenda fresh. Ngiye tugiye kwanditse ko MC Masozi kwa Imana International MC Batman, ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ibyabaye muri weekend tuvuyemo, tugiye kuvuga amakuru y'imyidagaduro, tugiye kuganira ku myidagaduro. Twakoze shows zigiye zitandukanye muri weekend, twabonye ball champion ndavuga RSSB celebrate igikombe hari ya KCC roundabout yari yakuri mu mbuga nyine ya KCC no baselebrate igikombe, abahanzi barataramye, turaza kubicamo nabyo turebe wemeze bite. Ikindi turibuze kuvugaho, turavuga Summer Country Tour bahereye Musanze mu majyaruguru, niho show yahereye, nabyo turaza kubiganiraho cyane, turebe ngo ni ibiki, ninde wakubiswe akanyafu, ariko nabonye imihanda bari kubyita ati hari umwe muri wakubiswe akanyafu, nawe ndagira muri comment umbwire ngo ninde wakubiswe akanyafu wowe uko wabibonye. Niba ugeze hano bwa mbere kora subscribe, niba wasanzwe kandi kanda like, usige mu comment tubwire ninde wakubiswe akanyafu, maze usharing mugenzi wawe uzokunda amakuru nk'aya ngaya, maze tuganira noneho twiganire entertainment, tuganire showbiz. Uyu munsi ngiye kukubwira ibyaranze weekend. Show zo zari nyinshi, ariko nahisemo kuko ni Rubavu habaye show murabyibuka, ariko nahisemo ko nagukorera kuri show ebyiri zabaye muri weekend. Ndavuga Summer Country Tour, nakora kandi na niriya yabereye KCC Bale, aba champion batwaye Bale, ndavuga RSSB Tigers bakoze ibintu byiza, bakoze show ya hatari baserebora igikombe. Tugiye kubana rero, tugiye kubana cyane, nizere ko niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe umuntu wanjye, kandi share, ufungure likes n'ibindi byose bigiye bitandukanye urabona aho hasi kuri board yawe ya YouTube. Ladies and gentlemen, nangere mbaye ikaze, reka twinjire noneho, twinjire muri show, twinjire byatari, twinjire byanyabyo noneho tumenye ngo byari byifashe gute. Reka duhere Musanze muri Summer Country Tour, igitaramo cyabereye kuri stade Ubworoherane. Abahanzi murabazi yari Bruce Melody, The Ben, Bwiza, Gitoko, Bibarwa. Byari show ya hatari. Kwinjira hari hagenwe ibiciro bigiye bitandukanye bitewe naho ushaka kwicara, ntabwo turajya muri detail ngo tubisobanure uko mwarabonye cyane. Abantu rero baje ku bwinshi, abanyamusanze turanabashimira kuko gukunda show. Abanyamusanze baje ku bwinshi, bitabikonfirma koko abanyamusanze ni abasirimu n'abantu bakunda ibirori, baje ku bwinshi, baje ari abantu batari benshi cyane. Rero nkuko nabikubwiye, hatangiye umwana ukizamuka i Musanze, akurikira Bwiza, Kitoko, Bibarwa, The Ben ndetse n'umwami Bruce Melody. Tumba mvuze bwamukagira ngo ndi kurane rwa Bruce Melody, abandi ubuzara ko Bruce Melody show yari ya Bruce Melody ko n'abatumiye abantu, niwe wateguye kama Summer Country Tour, kuko byahereye muri 155 EM bifatamo Watuwave, ariyo biteguye ko Watuwave n'undi kontrolwa na Coach Gael, gakontrolwa nuriya muri umurero ndimufasha kumanacinga ziriya kampani zose za Kigali Universe n'ibindi. Ibyo byose rero byaraje bituma Bruce Melody yari wimbita abahanzi n'ibiki byose baza kumfasha muri show. Barataramye abanyamusanze barya show, indirimbo zarakubiswe byatari, indirimbo bita indirimbo ya The Ben, abantu barabyindi Musanze baraturika bro. Kora subscribe wowe man, baraturitse barakomereza Nyagatare muri weekend igiye kuza. Sinzi niba nabo muzajya, kuko batweretse ambiance ku rwego rwo hejuru, batweretse ibintu tutasanzwe tubona, guhera kuri stage ipima metero hafi 20 bro. Man, stage nini byatari, sinzi ukuntu nabigusobanura ko yari stage mu by'ukuri, ubona ko ari stage nini byatari, nako ni ibintu bye byateguye, imbaraga za Watuwave, lighting nziza, nyine igitaramo cyagaragayemo kandi kantu katashimishije abanyamuziki. Nabonye na bamwe mu bahanzi bagiye bakritikaho cyane, kwagaragayemo impande zombi zifite team nk'izo, bamwe babyitiranye bahise babyitirira ko ari APR na AP, kuko ni impande zagaragaje gushyamirana bakozanyaho, so gushyamirana byo kurwana, ahubwo guterana amagambo ko abafana ndavuga barimo yewe na Pirate yanditseho 0001 ku gahanga kabisa 001. Ubwo ndavuga Bruce Melody, abandi babisi bisama bwo barabisiza amarangi ya Tiger barakaye byatanye.
ubwo rero ako kantu kashimisha abanyamuziki b'abanyamuziki bambwiye ngo mukora umuziki mw'abanyarwanda umuziki mubahesho none abafana bwabo babereke urukundo basapotinge apara mwe gusapotinga abafana ahubwo ngo muze mwe bwanyu mukunda abafana ahubwo abanyamuziki baravuga ngo biriya ntago ari byo baduha umuziki bakora umuziki wata baheza abafana byinshi none abafana bwabo babashimira apana abanyamuziki kwifata ubwo bagashimira abahanzi nakantu by'ukuri babonye kateje umwuka utari mwiza ko mbuga nkoranyambaga banenga bahanzi ndavuga abahanzi bakuru bari bahari Bruce Melody na Debeni babasaba kandi ko mu bitaramo mugiye gukurikira bagerageza kugabanya bagakorana n'umuziki abanyarwanda bakadukubita shuyata zira live performance apana kwibanda ngo abafana ngakunde kamwe kari hano ngakandi gakunde kari hano ngafana bari gukozanyaho byagaragaye gite mu mupira w'amaguru usanga rero sport apira abafana amafuzira bakubita ubona ko ari ikintu kitashimishije abanyamuziki cyane. Reka noneho sasa mwinjize muri PL Champions abashampion bari kabisa abasore b'Ikigali RSSB Tigers bakoze shuyata ishoyo na Anita Pendo afatanyije na MC Tino Babatov yari shuyatari batanyozuza abanyarwanda amadarapo abanyarwanda bazunguza gatara RSSB Tigers ubona ko ari ibintu bishimiye ari benshi n'akantu bishimiye abanyarwanda bari bishimiye RSSB Tigers yageze kuri stage ishimira abanyarwanda ijambo rya kapiteni gishimira abanyarwanda bavuga ngo igikombe si icyacu ahubwo igikombe ni icyanyu ni mwebwe mwakoze mwe mwatanze imbaraga nyinshi kuri iki gikombe nibyo jambo rya kapiteni ryagarutsweho cyane biza gutuma rero abafana bishima gati kapiteni koko nuwacu arakoze cyane nyine naho nibande kuri ibyo kugira ngo gusobanura iki gikombe ahubwo kugira ngo nkwinjize muri show zabaye muri weekend neza umenye detail par detail naho utarwari wibereye muri diaspora wibereye mu Musanze Nyagatare Rubavu Rusizi hehe udukurikira kuri Over TV urasubscribe tubwire muri comment kabisa utubwire kuno ahiwanye muri weekend byari byifashe tubwire muri comment and then noneho tukomeze twigane wibuke gukora subscribe fungura inzogera like na share abahanzi bari bahari yari Bulldog Ariel Ways Kivumbi King Keniso nari mpari nanjye yani mwumve ko nagiye hano habiri cyari ngaravuye Musanze nza no muri show ya PL Champion bro man yari show ya hatari man yari show ya hatari umuntu wakubise baravuga ngo bamwita Keniso yatanze show ya hatari yabyinisha abanyarwanda ubona ko ari ibintu nyine ibintu byateguye dufite ambiance ya hatari man ubona ko ari ibintu byari bimeze neza ibintu byari bimeze neza bya hatari MC Tino akomeje ashyushya kabisa abanyarwanda Angel Mutoni yaririmba kwa na Bulldog indirimbo bakoreye RSSB Tigers nka team yabo ubona ko nyine ibintu bye byateguwe yari show abanyarwanda bitabiriye ku bwinshi kwinjira byari ubuntu ko kwara guserebura igikombe cyaranzimukijwe mu mujyi wa Kigali cyishimirwa n'abanyarwanda babyishimira ubona ko ari ibintu biri class ubona ko ari ibintu biryoshye RSSB Tigers yarakoze mwarakoze mwaduhaye show n'abahanzi muri weekend baradutaramiye turako ibintu ari ibintu byiza byataye man nandi ma equipe yingireho nabo bazaduheza indi bare RSSB afite intego ivuga ko iyi bare nayo igomba indi bare indi mwaka ntabwo muri cyane ibintu bya basket cyane baraza kugihagarira sinzi igihe bare izongera gukinirwa ariko intego yabo ni ugarura bare ya kabiri hano i Kigali nyumva ko ni intego nziza ni intego nk'abafana tujye tubamotiva match zose tugende tubasure ku kibuga mu myitozo nayo hose abakinnyi bacu bagira imbaraga abantu twebwe rero twajyanye no kwirira show barayibonye Kenisa yadukubise Kivumbi Bulldog Angel Mutoni Ariel Ways mwaberetse urukundo bambwiye mu bashimire cyane mu kiganiro ndi bukore nawe nibugeze hano rero kora subscribe fungura inzogera sharing mugenzi wawe isoko imisizi y'amasosiyete ko Imana International MC Fio Batman kubane kabisa.